Iyi bloke yose iri nyuma yanjye iri ku isoko kuri $550,000. Reka tuganire. Ukuri guhari, amazu muri Kigali ntabwo agihendutse pe. Ibiciro biri hejuru ndetse n'abantu benshi barakubwira ati "Se Prince, ibi biciro ko mbona nta n'ikintu kirenze muri kuduha bimeze bite?" Uyu munsi rero natembera hano Kicukiro mu Busanza. Ndi kubereka bloke ziri hano. Ntabwo ari imwe, ntabwo ari ebyiri, ahubwo ni umushinga witwa Citizen Residential Estate uri kubaka bloke zigera ku 10. Ahantu ushobora kwiguriramo apartment imwe cyangwa se ukagura bloke yose nk'iriya cyangwa se iyi kuri $550,000. Nicyo ubona muri izo miliyoni zawe, urabonamo apartment 6 zose wakodesha, kuko imiterere yayo nuko hano hasi hari apartment 2, hariya hakaba 2, hariya hakaba 2 ndetse na rooftop zifite parking 6 zazo, ndetse kandi buri imwe ifite ibyumba 3 na toilette 2 n'igice. Na urumva ko iyo ntabwo ari investment y'umuntu wari wese, ahubwo niyo umuntu uvuga uti ngende gushaka kugura inzu nshobora guturamo nkanakodesha kandi nkabona amafaranga meza, cyangwa se nshobora gukodesha gusa, ariko ntabwo ari umuntu uvuga ngo nshaka gutura mu gipangu cyanjye njyenyine. Ukuvuga rero, niba uri ku isoko ushaka kugura inzu zishobora kukungukira, zungera agaciro neza cyane, kuko zino ziri kuri kaburimbo, ziri hano hafi yaho traffic police iri mu Busanza, ahantu heza, ufite view isa neza cyane, uri hano ahantu hari secured mu mudugudu wawo, uri private. Deal ni nta yindi. Fata screenshot y'iyi nimero uduhamagare tugutembereze.